nategereje Uwiteka nihanganye kubwo kurira kwazaba kw'abayibitwenge ntoreye umusozi wenda ruha yambwiye kazaza yereka kanya iguciriye inzira aho zitari ziri zigiye kuboneka haleluya azaca uwambaye kandabereye azaca uwambaye kandaberewe bantu bagatonda bantu b'Imana bantu badutegede bantu badukurikiye bantu baturide bantu batwumva oruna kurwarero akanya uyu munsi saba katonda saba Imana yawe akuwamagesi aguimbaraga ni nabamaze kuwamagesi aguubwenge bw'iki oruna kurwarero uyu munsi rero mukama wa Yesu Kristo Imana iragushaka aje atura mu nyumba yo ture mu nzu yawe habwenge cyangwa ubuhanga cyangwa inama byabasha kurwanya Uwiteka farashirijwe umunsi w'urugamba ariko kunesha k'Uwiteka buriya kuganira n'Imana n'ugusenga kandi gusenga ako kantu niko naricaga komera Imana amasi kuganira n'Imana n'ugusenga wamara gusenga ubundi Imana ikururuka ikavugana nawe kandi binyujije muri wowe cyamuravuze ngo wicisha bugufi akubaha Uwiteka akareka inzoga akareka ubusambanyi akareka kwishyira hejuru akareka kurwanya mugenzi we ingororano ye hazaca uwambaye kandaberewe hazaca uwambaye kandaberewe twese hazaca uwambaye kandaberewe hazaca uwambaye kandaberewe azaca uwambaye kandaberewe hazaca uwambaye kandaberewe hazaca uwambaye kandaberewe twese hazaca Imana ya Yakobo irufunze na ukimbura haleluya na Aburahamu uri Imana ya Yakobo irukinze na ukingura uri Imana ya Aburahamu haleluya Yakobo irukinze na ukingura sekinana sokimara inyota sokidakama hahirwa umuntu wakumenye Yesu kuko yagombaga gukora amen Nagujubesha mana nagujubesha iyo sezerano urasohoza nagujubesha mana narabibonye iyo sezerano urasohoza nagujubesha tagosezeranya umunoko tuzi Kigali nyuma ngo bikuyobera umujya ni Nyamagabe kandi niwamusezeranya kujya muri Amerika nukubona visa bigucanga umujyani Burundi nagujubesha mana nagujubesha iyo sezerano urasohoza nagujubesha Imana we Imana
Imana Imana Imana Imana Imana Imana Imana yewe biruhanya tuzakuzamuka wowe ugize munini tuzakuzamuka yewe biruhanya tuzakuzamuka Imana impaye amafaranga yego reba sha iwampayeho sha aya na madolari maho bibiri maho rwose bitatu dore biruhanye imereye nabi kandi Imana yatubwiye ngo imitwarire imiramvuna imizigo imitwaro kubera ko igutuye imitwaro akira kuri aya madolari haleluya akira muziragaye Manumva gusenga 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 Haleluya umva ukuntu Imana imbwiye ivuze ngo iki Imana irambwiye ngo uhere aka kanya amen iyo mifuko kwishizamo amafaranga ntabwo azigera avamo azahoramo iteka kwiteka kabiri yongeramyiye ngo uyera aka kanya iguciriye inzira aho zitari ziri zigiye kuboneka haleluya ishoboye byose nekitarabone somene kitara iravuze ngikoze ubukwe kuri uyu mugaragu nekita iraburemye abasimamaya ikaze n'umugisha ku buzima bwe Amen. Umusozi wenda ruha yambwiye ko azaza wenda ruhuka umusozi w'ibibazo data nitugerayo ndakwibuka iby'urugendo umusozi nakereye mu rugendo nategereje Uwiteka nihanganye kubwo kurira kwazaba kwabaye ibitwenge nureye umusozi wenda ruha yambwiye ko azaza wenda ruhuka umusozi w'ibibazo bene data ariko irangane tuzaruhuka nitugerayo ndakwibuka iby'urugendo ku musozi natereye mu rugendo nategereje Uwiteka nihanganye kuko kurira kwazaba kwabaye ibitwenge haleluya 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 Yesu yaranesheje ni muzima jure imbere y'Imana mfite umuntu mvogera n'umukoro w'abatambyi kandi yitwa Rukundo menya yuko Mana yo kuzina ryanjye ririmo umutima we ubwamvugira nta mwanzi wamunyirukana n'abayoborayo umukiza wanjye wabibuye rwose kera yaramwongereye ubwo sinzarimbuka mpamya yuko izina ryanjye ririmo umutima we
ubwamugirana mwanzi wamunyirukanaho Satani yanyibukije gukiranirwa kwanjye ashaka kunyihebesha byarumbirwa mw'ijuru ndebayo mukiza wanjye wabinkuyeho byose kera yaramongereye ubwo sinzarimbuka ndebayo umukiza wanjye wabinkuyeho byose kera yaramongereye ubwo sinzarimbuka Satani yanyibukije gukiranirwa kwanjye ashaka kunyihebesha byanumira mw'ijuru ndebayo mukiza haleluya wabinkuyeho byose kera yaramongereye ubwo sinzarimbuka Uwiteka kumucamanza amonye w'amaraso acira urubanza rubi anyitukirana yaracunguye ngombuwe nikoko nisengera ugadapfa singipfuye yenaye sotoro yaracunguye ngombuwe nikoko nisingira kugadapfa singipfuye yenaye sotoromwe reka dufatwe no gusenga Imana na rudomoro rw'Imana zopakire bone fodrere zone kitaya haleluya Imana yacu ishimwe haleluya turi muri uyu mwuka w'Imana reka rudomoro rw'Imana profete rudomoro rw'Imana adufashe gusenga duhamagarira Imana yatugejeje ku irembo ry'ibisubizo aha hantu twageze kandi turakuri igitangaza kikaremeka kakana reka rudomoro dufashe gusenga mu izina rya Imana dada uri Imana yacu uri Imana twese uri doho cyacu uri igihe cyacu nabato tumenekire bona wose zone takire mu izina rya Yesu batesha gaciro ndagaziryoherano mu izina rya Yesu ndahagarika amajwi y'umwanzi nabato tasika nabato tarabo uri Imana yacu ushoboye byose haleluya nabato tasiyedebo mbirukane imbaraga z'umwijima ibitero by'abazimu mu izina rya Yesu mubane natwe nacu ikiganiro wivuga butumwa ubohora abarwayi nabato tasika haleluya urakoze mu izina rya Yesu amen haleluya amen haleluya amen we yatwageza aha hantu kandi twaje gusenga tumaze iminsi turimo tubwira Imana muri uyu mwaka twatangiye ngibyari bishaje binduka ibishaje haleluya ariko amen ibyari bishaje bihinduke bishasha biba nk'umuntu wakuroze umureke ahubwo utegereza ibishasha imbere yawe haleluya amen turashimye Imana kuba itugejeje aha ngaha twakoze urugendo rutoroshye mwabonye ko turimo dutembera aha hantu hirya no hino ariko tugeze aha ngaha dushimye Imana rero ko yaturinze rero turi kumwe n'abagabo bateye ubwo haleluya ariko amen haleluya amen abadukurikiye haleluya amen rero turabasuje mwese abadukurikiye inshuti z'abavandimwe ndetse mwebwe aba mu bindi bihugu turabashimye ko mudukurikiye turi kumwe n'abagabo ahantu tugiye gufata inyakanya nabo muri uyu murimo wo gusenga hari umugabo negeranye nawe ndi kubona ni munini cyane kandi Imana yambwiye ko itangira munini none namaze kwegerana nawe kandi mukanya reka abwire zopekire bonefo nari maze igihe kirekire
umukire ndarya akanyama none mwabagabo mwe uyu mugabo yanguriye akanyama. Haleluya. Yesu arashoboye. Yesu arashoboye. Yesu afite byose. Muvuge ngo nibyo. Haleluya. Igo iyo migisha yose izakuzaho. Uzagira umugisha mu mudugudu wawe. Yego. Uzagirira umugisha. Haleluya. Kororoka kw'inka n'imikumbi. Yego. Ntabwo Imana yatwima. Muvuge ngo amen. Rero agiye kudusuhuza atwibwire amazina ye ndetse anasuhuza abantu badukurikiye mu izina rya Yesu. Amen. Yo murakoze cyane mukozi w'Imana. Yes. Profete Abido Domu. Abido Sanduku y'isezerano yatashye wawe. Yamaze gutaha iwanje. Yego. Muraho namwe. Yego. Muraho neza. Mukomere namwe nshuti. Turakomeye. Yesu ashimwe. Mukomere abahetsi bisanzwe. Amen. Mukomere namwe. Amen. Abari guhinga mukomere. Amen. Abari mu misozi yo hirya mukomere. Amen. Namwe abari hakurya no hakuno mukomere. Ndabasuhuje mwese ngo amahoro y'Imana abazeho. Amen. Yewe twagiye imisozi turaruha. Turagenda turananirwa ariko kuko twizeye tumwibutse turaruhuka. Amen. Oh haleluya. Amen. Murabona uyu munsi nambaye igisirikare. Yego. Iyi bayita mukotanyi. Yes. Iyi bayita inkweto y'urugamba. Oya nose wagize ngo wajya mu maso h'Imana bigutunguye. Ijambo ryarambwiye ngo kirazira. Yego. Kuvugira izina ry'Imana ubusa. Yego. Niyo mpamvu nabitekereje ndabitegura nzi neza ko imvura ibihari nambara nyine nk'ugiye kurwahangana n'imvura dayimoni naza w'imvura ntahagarika urugendo kandi nihaza n'uwizuba turayakuramwo amakoti ariko Imana yubahwe. Amen. Mureke mbabwire ijambo rikomeye. Ku mazina abantu batanzi nitwa Prophet Ezekiel. Wa wundi weretswe ikibaya yari mu mwuka. Aho niko kuja mu kibaya cy'amagufwa. Cyarimo amagufa menshi. Aho menshi cyane. Aho Ibyo. nuwo nguwo. Yego. Buriya ntabwo abantu b'Imana bapfa ahubwo bahoraho. Amen. Ezekiel wa wundi weretswe amagufa mu kibaya kinini. Uyu mwanya ndi mu kibaya cya Musanze. Ndimo nderekwa abantu benshi cyane baretse Imana bavuye ku Mana. Ndimo nderekwa abantu bakomeye cyane baretse agakiza. Kandi Yesu akeneye kubazura. Ariko mwumva ikibazo yambajije ati saba abantu babaho biteye yuko ngiye mbona rwaserera zababanye nyinshi, indaya zabasubije inyuma, utaraguye mu ijipo yaguye mu ipantaro, utaraguye mu icupa yaguye mu kubeshya, utaraguye mu kurimanganya yaguye mu kinyoma. Ariko mwese mbarebye nge nkabona nta makiriro. Mbwira Uwiteka tuwiteka we ni wewe ugize gute ubizi. Amen. 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 Uwiteka ni ubizi. Izi mwabantu kubona umuntu avuye mu icupa y'urwarwa yarangiza akavuga ngo ndarisize ngewe ndemeye nkurikiye Yesu. Ariko muzi umugabo umusore w'umukire Yesu amusanze uko byagenze yaramubwiye ngo siga ibyo byose maze ugire gute unkurikire. Byagenze bite si amaze kubimubwira yaramukurikiye cyangwa ntabwo yamukurikiye? Yaramubwiye ati waretse nkamanza nkaraga ibyanjye. Ati ibyo byose bireke uze unkurikire kuko ngo kwinjira mu bwami bw'ijuru biragoye. Umwuka mu burimo. Haleluya. Haleluya. Amen. Ese haleluya. Abandi amen. Uyu bamwita Prophet Ezekiel mfite umukiza. Uwo ngo niwe muri kumwe hano. Harya witwa ndi? Njyewe rero nitwa Niyonzima Theogene Profete Abido Domu. Imana yindura amazina akaba yitwa nde? Abido. Uyu munsi turi kumwe ku kiganiro tugiye gukorera aha hantu. Amen. Kandi twese mudukurikire Imana itufashe iduhuza umutima. Amen. Turi kumwe rero nundi hano wambaye ikoti waje wabyambariye kandi ndabona cye bugufi yitonze cyane. Reka tubwire amazina ye. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Renebo Enesi. Ndabona uyu munsi Renebo Enesi aracuwambaye. Yebo Enesi. Yego. Haleluya. 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 Haleluya.
bantu badukurikiye, bantu bari hirya no hino, bantu bari guhinga, bantu benshi bari ahantu hose hatandukanye, waba uri hano mu Rwanda, waba uri hanze y'u Rwanda, mwese turabashuje mu izina rya Yesu. Amen. Amazina nitwa Profete Hakizimana Bosco igitoki cyo mukwe. Kaba mperereye mu Rwanda, mu karere ka Musanze, mu ntara y'Amajyaruguru. Amen. W'Imana yagiriye neza. Yego. Imana ikamukura mu byaha. Ikabikurinze. Imana ikandinda. Ikabikwitayeho. Imana ikabinyitayeho. Yego. Nibuka nambara inkweto zapfumutse, ariko unaje ndi kwambara urukweto bikemera. Ubwo uje kubwira aba bantu ko Imana Haleluya, haleluya. Uva nishimye cyane yuko Imana nyambise inkweto naje. Yego. Nambaraga ibirenge, igikweto gikaze rwose Kandi wambaye inkweto nziza. nziza. Abazimu bahunze kera. Bati Imana kuri uyu musozi hano hariho Imana. yego. Hano tugiye kuhabona Imana. Amen, amen. Nubwo turi mu rugendo. Uwambaye Ndeberewe hazaca uwambaye kandaberewe seminareru. Reka na nubundi turi kumwe na Rudomoro rw'Imana, n'umukozi w'Imana Profete Rudomoro muzi ku muntu wameze iginya ari umugabo, ubu nta mihanga gifite. Rudomo, wabwira abantu amazina yawe ubundi tugakomeza ikiganiro kabisa. Haleluya, haleluya. Sema amen. Amen. Gusenga haleluya. Amen. Konye cyane amen. Amen. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe. Amen. Amen. Nkizamuka uyu musozi naje kugira iyerekwa. Mari bisiye amagambo afatika. Yabyangumva Rudomoro rw'Imana. Yavuge. Wazamutse uyu musozi. Yego. Uri gusengera abantu ngo Imana ibahagakiza. Yaravuze ngo nuko byakuzinduye. Hanyuma bambwira ngo mvanye nk'uburwayi. Amen. Imana isibe n'abagirira neza buriya. Imana igiye gukiza abantu uburwayi. Amen. Utwa Yosuwa nibiga cyangwa se Profete Rudomoro rw'Imana. Wakutse iginya rikamera. Amen. Imana igumugisha. Haleluya, haleluya. Kubw'aba bantu rero bamaze kubibwira, kugira ngo twinjire mu kiganiro cyacu no mu ijambo ry'Imana, tugiye kuririmba indirimbo nziza cyane. Ni igitero kimwe ivuga ngo nejejwe n'Imana 168. Tugiye kuririmba ni 148. Tugiye kuririmba turi mu mwuka w'Imana, kandi aho uri wumve ko Yesu ari bukugereho. Karibu. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye, ndimo sigaye ngendera mu mucyo w'ukuri, Yesu umukiza niwemo. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye, umuriro w'ijuru ndimo sigaye ngendera mu mucyo w'ukuri, Yesu umukiza niwemo. Nawe ubugingo buraho rwose, kandi ubwo bugingo ni Yesu. Nukuri yinjiye mu mutima wanjye, kandi yashize ubutware. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye, n'umuriro w'ijuru ndimo sigaye ngendera mu mucyo w'ukuri, Yesu umukiza ni ariwe. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye, umuriro w'ijuru ndimo sigaye ngendera mu mucyo w'ukuri, Yesu umukiza niwe mucyo. Haleluya. Amen. Amen. Reka mbabwire amagambo akomeye, amagambo amaze iminsi ambata, maze iminsi mbwira abantu ijambo rikomeye rivuga ngo Imana idufitiye iki? Ideni. Reka mbabwire impamvu Imana idufitiye ideni. Yego. Yaratubwiye ngo izaturinda amajya n'iki? N'amaza. Suzumye sanga hari byinshi Imana yambwiye, kandi sanga nta muntu wigeze ubwira Imana ngo nzakurinda amajya n'iki? N'amaza. Bivuga ngo rero Imana idufitiye ikintu bita ideni. Haleluya. Amen. Amen. Kandi hari ijambo rikomeye rivuga ngo mu kw'Imana ntihabura iki?
inzira. Mbese mu kwimana ni ngaha Rudomo. Mu kwimana habura inzira. Amen. Tugiye kumva ijambo ry'Imana. Aha ni mu kwimana. Aha turi ni mu kwimana. Amen. Niba ni mu kwimana. Hano hose ahantu hose dutuye. Ubwo nawe uri uw'Imana. Ndi uw'Imana. Haleluya. Turi mu kwimana. Yego. Haleluya ariko. Haleluya. Kandi mu kwimana. Yego. Nago habura inzira. Yego. Mu yandi magambo. Turi mu kwimana ubaho. Haleluya ariko. Haleluya. Mu kwimana ugira amahoro. Yego. Mu kwimana urubaka. Yego. Mu kwimana urakira. Oje cyane amen. Yabatota si edebo. Umuntu wese uri mu kwimana Imana iramutabara. Amen. Mureka nkubwire igitumye nkwaza ngo mbese ka turi ari mu kwimana. Utubwiye amagambo akomeye, uratubwira ngo mu kwimana aha turi ni mu kwimana. Kandi naho utuye ni mu kwimana. Nose niba ari mu kwimana inzira zaturuka he? Tubwire. Abari mu kwimana Imana icisha inzira ahantu utaceka inzira. Amen. Abantu bazi kuraseba Imana ibana nawe. Aho bazi ko nta nzira Imana iragutabara. Yabwiye Yeremiya nakuremye Yamubwiye ngo iki? nakuremye Ukiri? nyiri mu nda ya mama. Amen. Mbese Imana ituzi kera. Mu kwimana ni habura inzira. Reka mbabwire ijambo rikomeye mu kwimana. Yego mureka mbabwire ijambo rikomeye mu kwimana. Yego, mu kwimana. Mu kwimana turi ni mu kwimana. Ni mu kwimana. Kandi umuntu yabasha kukwima inzira ariko Imana yakwima inzira. Amen. Bivuge ngo Imana yo ntiyabura inzira zo gukora Haleluya. Yes. Kubera ko ahantu hose arahaye. Inzira zose ni izayo. Kubera ngo ifite inzira zirenga iki? Ibihumbi. Haleluya. Kabiri ukuntu yavuze. Kabiri. Hari n'indi jambo nashaka kukubaza Rudomo kugira ngo tubaze na Bitoki. Ese Rudomo ko twaje ahangaha kandi nkabona mbonye munshize imbere ngo nitugende ahangaha twaje gushaka iki? Twaje gushaka Imana. Amen. Twaje gushaka Imana. Amen. Twaje gusengera buri muntu wese udukurikiye. Amen. Udukurikiye? Waba ufite imitwaro byagucanze, waba urebye mu kwimana iri sengesho rirakureba. Amen. Wakire gukira mu izina rya Yesu. Amen. Rehereza mikrofone Bitoki mubaze ikibazo kimwe. Ese Bito wowe ni iki cyifuzo wazanye aha hantu? Wakitangariza abantu? ariko anatubwire niba ari ibitoki bya mazizi cyangwa niba ari bisamo, niba ari n'ibitoki. Niko utikoreye ibitoki kandi atubwire ibitoki byari n'izina ryawe aho ryaturutse. Ibitoki biva kuki? Naje hano nkuko umukozi w'Imana avuze ati mu kwimana. Mu kwimana iyo umuntu yahageze byose birasobanura. Amen. Ngo kandi ngo Imana ifite inzira igihumbi. Yego. Amina. Buriya ari akantu kaneje. Yego. Kera nari ndi umunyabyaha. Wakoraga ibihe byaha rero tubwire ibyaha. Nari ndi umusinzi. Warasindaga. Umva nkarara no hanze. Uri kumari kuri kwiba uri gusambana bivuge mwabivuge. Nari ndi umusinzi. Umusinzi tukanywa kanyanga. Yego. Umva tukanywa inzoga yitwa imbutabuta. Ubwoko busaga nk'icyo. Imbutabuta. Urazizi imbutabuta? Haleluya. Amen. Imbutabuta. Itubwire. Noneho tukayinywa. Inywa tukarara hanze. Njewe uko ndeba abagabo babiri bajyaga ikiro n'inusu. Yego. Ikiro n'inusu cy'iki? Cy'akahunga. Tukakijya tukakimara. None tubwire Bitoki aho ryaturutse nico dushaka kumenya. Rero maze bundi kugira ndokoke narokokeye Bugande. Waba uri mu Uganda Pasteur Gisake turagushuhuje. Gisaka cyo mu nkono. Rene Boenesika. Ndashimira Gisake watumye ndokoka. Yego. Profeta Gisake mu Uganda Mubende. Yego. Niwe watumye ndokoka. Parish Mubende. Yego. Ubwo uzi n'Uruganda. Uruganda ndaruzi. Akatiba nange. Banange bantu badutegede muri Nyajyamuka Mafeso. Amina. Mbaramusisa muri Nyajyamuka Mafeso. Amena. Kuba
ngo kurokoka okurokoka okukizwa Pastor Gisake yavuze nguca bwoba uride ikigambo cya woba Katonda wumvise ijambo ry'Imana cyuka muri nyajyamo kamafesu wewe viyo ngiyo woba ari naburwade ngo waba ufite ikibazo cy'uburwayi ogenda kuwanyezebwa oza Imana iragukiza rere nebo enesika mu ndimi z'Imana Gatonda akwita Imana irimo iraguhamagara reka umwenge ngwino ureke ibyo byaha n'uzo nzoga reka ibisibu byona reka ibyo byaha byose byona byagukwata ibyo byose byagufashe nebigusiba byagusibye byamaze kugusiba amaze kugufata urarorogana uja mu byaha by'iki rere nebo enesika urateoroma uje hirya no hirya unywa umwenge uranywa inzoga nyinshi nosura wabweru yego urara hanze rene bonesika mukama kwagara Imana irimo iragushaka Gatonda kunonya Yesu arimo aragushaka ikigambo cya Katonda ijambo ry'Imana gishaka gutura muri wowe akakuza muri wowe ariko haleluya Gatonda kunonya nakura Imana irimo iragushaka cyane rero aka kanya bantu mwe yemwe bantu mwe bantu ba Gatonda bantu b'Imana bantu badutegede bantu badukurikiye bantu baturide bantu batwumva oruna kurwa rero akanya uyu munsi saba Katonda saba Imana yawe akuwa amagezi aguha imbaraga n'abamaze kuba amagezi aguha ubwenge bw'iki oruna kurwa rero uyu munsi rero mukama wa Yesu Kristo Imana iragushaka ajya atura mu nyumba yo ture mu nzu yawe oruna kurwa rero uyu munsi rero nebaza mukama Imana irimo iragushaka mubanganye imiride yego mu bantu abangi ye mu bantu benshi ngamburire ngiri bamuburire ikigambo abantu benshi nebarokoka nibakizwa muri nyajya mukama fe izina rya Yesu Kristo oruna kurwa rero umunsi rero naberanga mu tawuni yaberaga kikamu mu mujyi munini ngandi wabweru ngarara hanze enkuba ngemvura imunyagira oruna kurwa rero nguruna ku munsi rero negamba bwenji ngo naryama nguca eba Yesu bwari komaho ngubwo Yesu yabagarutse eba abo bajya kuntwara abaja kumujana musajja gwe mukazi gwe ngo hariho umugabo munini cyane wari ufite umugore yewe musajja gwe iwabo umugore cyangwa umugabo byanga umukama kuyita ngo ngwino aragushaka ngwino Imana iragushaka oruna kurwa rero uyu munsi va mu bwenzi va mu bibabi byose no mu nzoga rene bonesika zopekire binfo uyu munsi oruna kurwa rero Gatonda cyangwa Imana akuyita aragushaka reka ubwenzi reka ibyo byaha oruna kurwa rero amena reka ubwenzi reka ibyo byaha byanga umunyumba ya mukama amena mukama akuyita yego oruna kurwa rero amuvuge ngo amena uyu mugabo bitoki atubwiye ikiganda numva natangaye ariko muhobera umuryango amahoro y'Imana bane nawe haleluya Imana ishimwe ku mugabo nk'uyu utugezeho ijambo ry'Imana haleluya haleluya ariko amena igitangaza gikomeye cyane muri gihe reka mbabwire mufite impano nyinshi ntabwo nari nzi ko bitoki afite n'impano y'ikiganda mwari muzi ko ndashobora kugisomura burya nanjye ndabizi muvuge ngo nibyo arega nturiye ku mupaka haleluya rero Imana ishimwe nanone twe tubaje ngo mbese icyamuzanye hano ni igiki ni ikihe cyifuzo cyamuzanye batubwira igisubizo kimwe cyatumye kikuzana aha ngaha nuriye uyu musozi aya mabuye ureba impamvu nayuriye mfite ikibazo twe tubajije bitoki ikibazo bitoki yazamutse ahantu asiga imiryango ye ese bitoki ni igiki koko wabwira cyangwa batangariza abantu badukurikiye cyangwa twebwe turi hano cyakuzanye aha ngaha njyewe ikintu cyanzanye aha ngaha kuri uyu musozi shaka kugira ngo Imana inyagurire imbago amen Imana ikwagura imbago ese Imana yazagura ngute ko nta turi hagutse aha turi hagutse aha turi haragutse yego ariko aho umuntu ari mu rugo iwawe yego Imana yakwagurira imbago yego waba ufite akarima kamwe ukabwira Imana ati Imana
Yego. nkeneye amafaranga. Amen. Haleluya. Rero ni byiza cyane kandi biraryoshye. Mukaya tugiye kumva ijambo ry'Imana ku mugabo bita Rudomoro. Ariko hano turi kumwe n'umusore mwiza cyane. Bakobwa bacu mudukurikiye hano hari umusore mwiza kugira ngo muri iyi minsi nawe tugiye kumutara ubukwe ariko ntabwo arabona sheri. Waramubonye cyangwa uramufite? Tangarira abantu ko ufite sheri. Ni ikibazo nkwibariza. Murakoze cyane. Amen. Muvuge ngo amen. Amen. Haleluya. Amen. Ku mazina nitwa Profete Ezekiel. Mfite umukiza. Yego, mfite umukiza. Imana yampaye byinshi byiza. Yagwaye byinshi byiza. Imana yampaye umugisha. Yego. Kandi nyansenge kanyumva. Amen. Nyansaba kanyumva. Amen. Ariko yanyimye ikintu kimwe mwa. Yakwimye ikintu kimwe? Yakwimye igiki? Yakwimye umugore. Ntago ndabona umukobwa ngo atambutse yerekwa. Imana ifite abagore benshi. Kandi abakobwa barahari. Isi yose yuzuye abakobwa. None reka nkubaze ikibazo kimwe. Wabuze umukobwa ute? Kandi natwanyuze hose nabonye abakobwa benshi. Hari abakobwa benshi ariko ntibahuye n'umukobwa nkeneye. None ko twaje gusenga nico cifuzo wazanye muri uyu musozi kugira ngo Imana igusubize cyangwa n'ikindi cyakuzanye? Urakoze cyane. Uyu munsi nazanye icyifuzo kivuga ngo narinje gusengera umurimo w'Imana. Imana irengere abantu bari mu butayu. Yego. Yaba abagore, yaba abagabo, yaba abana. Imana irengere isi nzima y'Abanyarwanda. Yaba ari ku migabane. Reka nkwibarize mfite umuki. Icyakabiri reka nkivuge. Yego. Icyakabiri naje gusengera abasore bafite ikibazo nk'icyo mfite. Yego. Nico cyifuzo cyakuzamuye. Naje gusengera abakobwa bafite ikibazo nk'icyo mfite. Ari n'abakobwa bagifite. Ariko bishobora kuba bitandukanye. Nge nkeneye umukobwa umwe. Ego. Wuzuye umwuka wera gusa. Reka nkubaze ese umukobwa ukeneye asate yewe kugira ngo turangire n'abantu batangire baje mwiyerekwa yaba ari inzobe yaba ari igikara yaba bimeze bite? Nkeneye umukobwa wuzuye umwuka wera gusa. Amen. Ufite n'urukundo kandi ufite imbaraga z'Imana. Haleluya. Uvuze umukobwa wuzuye umwuka wera ni umukobwa wubaha Imana akubaha n'abantu bayo. Muvuge ngo nibyo ariko akagira urukundo agakunda abantu b'Imana ndetse agafasha abatishoboye n'abananiwe agatanga. Ku buryo nanjye nagera iwawe ukazangaburira kandi urabizi ko nkundaga n'ikiryo. Oya ntacyo bitwaye. N'inyama yose nayikundaga. Oya ntacyo bitwaye naho butazikunda. Amen. Umukobwa wuzura umwuka wera ntago yakwanga abakozi b'Imana. Ntago yabura kudafasha abantu. Nkeneye umukobwa wuzura umwuka wera gusa. Wera igikara. Nushaka usa n'umweru niba gubaho. Nushaka usa n'umutuku umuhondo. Ufite mushike wera. Ufite mushike wanje uzaga mwuka wera. Abona natanga namba. Nimero yimuhe rwose. Haleluya. 250. Yego. 788. Yes. 3-2. 3-2. 5-2. 5-2. 2-3. 2-3. Aho. Niyo ngiyo. Rero ndimo kugira ngo twumve tugere ku ntego yatuzanye nyamukuru aha hantu. Aho. Reka mbabaze twese nk'abagabo turi hano. Ko twese twafashe inzira tukaza aha hantu. Ese ni igiki Imana yagukoreye? Cyatuma utangariza aba bantu kugira ngo twumve ijambo ry'Imana. Rudomo ni iki? Ndi kubona ufite taci mu ntoki kandi mu muryango wanyu hari n'abatayifite. Ni taci nicyo tugire ubu. Ntago ujubesha Mana, ntago ujubesha iyo sezerano urasohoza. Ntago ujubesha, ntago ujubesha Mana, narabibonye iyo sezerano urasohoza. Ntago ujubesha. Ntago Imana igibesha. Amen. Ntago Imana ibesha. Yego. Amen. Amen. Namburaga inkweto ziko Papa Kibwa. Namburaga Papa Kibwa. Papa Kibwa si nibi. Ni inkweto imeze yacitsemo ndani. Yitwa Papa Kibwa. Papa Kibwa. Mbese yari inkweto nyine yamburaga abantu bibibwa nyine. Papa Kibwa umva nyine nari Kibwa. Nubwo no muri ico gihe wari uri Kibwa. Kandi Kibwa. Murabivuze ndapfuye. Imana irabwira ati fata ku mugongo mwana wanjye nzakugirira
neza. fataho ndapfuye ngo yitwaga papa Cibwa. ndi kureba muri icyo gihe ngo yari yitwa Papa Cibwa ariko mufate byamisha hasi nambaraga ipataro yego yacitse mu kibuno amadirishya ari menshi ndi umugabo nubatse ndi umugabo nubatse wari uri umugabo wubatse nambaye Papa Cibwa nambaye yacitse yego Imana irabyago mwana wanjye Rudomo yego nzagutabara yego nzakwambika nzakugirira neza nzakwamamaza amina nzagutabara yego Imana mva umunsi umwe najye ahantu oya reka maze utubwire icyo ngicyo yaragutabaye gukura muri Papa Cibwa cyangwa Papa Cibwa uracyayambara cyari ikibwana n'umuntu nawe amaso aracabaha ubu nambaye conga y'ibihumbi 40 meri bana makariko haleluya haleluya mureke mbabwire ese Rudomo reka kubaza kandi kabazo wije kure cyane none ko Imana yakwambitse haleluya yakwambitse conga nziza kandi buriya no kumufuka ari Imana ahinduye buriya kariho conga muganaje bahitaga ngo kimwa n'ubushobozi ikiganda umusonze ni musonze yagara humbi zako ndabona Rudomo Imana yamahaye n'amadolari ariko haleluya kandi Rudomo namumenye atagiraga n'ijana yes mvaga Inyagahinga kakugura ikigati ngo cyamvire yo rimwe Rudomo kangubaza ikindi kibazo Rudomo ko mberuka bakwitaga nguru w'iginyo rimwe nari mfite umuhanga wa metero narakutse iginyo yego abantu batsebye najyana bakatsebye yego Imana irabyago mwana wanje nzaguha iginyo bose babireba amena mfite imyaka 25 hafi n'itandatu yego naginyo kumera iginyo nameze iginyo wameze iginyo uri umugabo nimwe wajamera neza tuzi neza ko abantu babagaho bameraga amenyo bakiri batoya iyo umaze kurenga imyaka 12 ntabwo ubukimeze iginyo byagenze bite cyangwa wagiye nakubyago mu kwimana habura inzira haleluya Imana mwana wacu Imana ni habura inzira Mukama Katonda yeba uri mu kwimana uhagaze mu kwimana ngiye kuguha iginyo bose babirebe Imana yandabana imachonga imyambaro imikijo imamayinoze inyama nago ntiburara amen Imana ishimwe rero turabashimye kuba twe tugize iki kiganiro reka tukwinjire mu ijambo ry'Imana nyamukuru ryatuzanya hanga bantu Imana kuba naturutse Inyagahinga sukuba turimbura mukuru mwabagabo mwe kwa twavuye Inyagahinga sukuba twabuze ico twakora ahubwo nuko tuzi neza ko Imana ishoboye byose kandi nibura ikintu bitiki inzira bantu Imana mazibisi ndi gusenga Imana yamye ngo mwana wanjye nzakugirira neza murabona ko Imana yahinduye ikintu bitiki urachepe haleluya rero tugiye kumva ijambo ry'Imana ku mugabo bita Rudomo rw'Imana Prophet amen maze kutubwira ngo ameze ikinyari ikintu bitiki uwo mugabo agiye kubitubwira byisanzwe neno mu minota 10 kugira ngo twumve ijambo ry'Imana nyamukuru atwinjiza muri umwanya wo gusenga dusengera n'abantu bose murakoze rero ngatugeze ijambo ry'Imana umugisha amen Prophet Abidodo mu Prophet Ezekiel na Prophet Gitoki amen rero Imana ibahumugisha tujye gusoma ijambo ry'Imana tujye gusoma ijambo ry'Imana 21 imigani 30 tugokire 3 imigani 21 genda gakeya imigani 20 arega twebwe ndabwo twize tugendaga gakeya imigani 21 yes 30 Wera 3 ari wera 3 hera 30 goje 3 nabwenge cyangwa ubuhanga cyangwa inama yabasha kurwanya Uwiteka ifarashi indirijwe umunsi urugamba ariko kunesha kuva ku Uwiteka n'ijambo ry'Imana ijambo riravuze ngo mu migani 21 kuri 30 haravuga ngo nta bwenge cyangwa ubuhanga cyangwa inama byabasha kurwanya Uwiteka ifarashi umunsi w'urugamba ariko kunesha ku Uwiteka haleluya amen namagambo akomeye cyane umva
amagambo araryoshye. harimo amagambo menshi. Uravuze ngo nta bwenge cyangwa ubuhanga. Ubuhanga busobanuye iki? Watubwira ubuhanga ijambo ry'Imana. Hari igihe tusobanukirwa ubuhanga icari. Kandi nje ntabwo ngo nta bwenge cyangwa ubuhanga cyangwa inama byabasha kurwanya Uwiteka. Amen. Haleluya. Haleluya. Umuntu yubaka etaje yego akijya nk'umuntu ukomeye akivanga arakomeye. Umuntu abaho akubaka amazu akagira amashuri menshi za dogitora za masters mbese amashuri menshi akumva ko arenze ariko nta bwenge mu Amen. Nta bwenge mu by'Imana nitarize Imana mu bwenge. Amen. Nta bwenge mani magambo Imana ifite imbaraga nyinshi zatuma abantu b'Imana. Amen. Icyambere no kwizera Imana. Icyambere no kwizera no kwiringira Imana. No kwiringira Imana. Nukuri nta bwenge cyangwa ubuhanga ibyahangara ubuzima bwawe Imana ibitesha agaciro. Amen. Ito ni ijambo ry'Imana. Mukomere Imana amashi kubwira ijambo ry'Imana Rudomoro atugejejeho. Na n'ubundi tudatinze tugiye kumva bitoke bitoki muri ibi bintu twumvise ngo nta bwenge kandi nta buhanga cyangwa inama byabasha kurwanya Uwiteka cyangwa ifarashi irindirijwe umunsi w'urugamba ariko kunesha ni ukuva ku Uwiteka. Ese ku bw'aya magambo ni iki ukuye muri iri jambo ry'Imana watangariza aba bantu kugira ngo dusenge Imana unatuganize mu minota zirenga 3 gusa? Jewe ikintu natangariza aba bantu badukurikiye kivuge, Imana ifite ubwenge bwinshi yahaye abantu bayo. Icya kabiri buvuge, Imana nje yampaye ubwenge bwo kuva mu byaha. Bwo kuva mu byaha nicyo kintu Imana. Murumva mwabagabo mwe, urumva Profeta Rudomo, Imana yamuhaye ubwenge bwo kuva mu byaha. Burya noneho reka nkubaze, burya iyo uri mu byaha nta bwenge bagufite? Ntabwo umeze nk'igipamba. Ni kibi wabonyemo bikiba mu kunywa inzoga cyangwa mu kugendera mu byaha? Ni ukuvuga ngo iyo uri mu byaha uba usa nkaho uri mu mwijima. Noneho iyo uri mu mwijima wewe Satani akwereka ko ibyo uri gukora ari byiza. Ni ukuri. Noneho bwagera ku mugoroba umaze kunywa ugasinda, wa wundi wakubuze akakubonera hafi. Yego. Akagukubitira ubusa. Ibyo nabyo ni bibi. Akagukubitira ubusa. Yego. Tiwanze kunsomya. Ndabona rero mu kuva muri ibyo ngibyo Imana yakwambitse n'ikoti. Kandi wambaye neza kabisa. Ndabona ibintu byaragenze neza. Ndi kumwe n'umugabo twegeranye, Rudomo tuganije ijambo ry'Imana rikomeye kandi riryoshye narikunze. Aravuze ngo nta bwenge nta buhanga nta n'inama byabasha kurwanya Uwiteka. Haleluya. Amen. Nta bwenge nta buhanga nta nama byabasha kurwanya Uwiteka. Mwakomera Imana amashi. Uri umuntu ukomeye Imana ikumera umugisha. Natori Profete Patori wanje, niriye jambo waganiza abantu nawe minota itarenze 5 kugira ngo twumve nyamara nibo hari icyo Imana yakora natwe tugasenga tusengera abantu. Murakoze cyane Imana bampera umugisha. Amen. Manje gushimira mwene data Profete Abido. Yego. Mboneyeho no gushimira mwene data watubanjirije Profete Rudomo rw'Imana. Amazina yacu arasa na mwene data Profete Gitoki cy'Imana. Amen. Bitoki. Yego. Bitoki. Mwese ndabashimiye. Imana ibaha umugisha. Namwe mudukurikiye muri kutwumva muri kutubona, ndabashimiye mu izina rya Yesu. Nge murimo kubona hano rero kuri kamera za Profete Ezekiel TV, nitwa Profete Ezekiel. Profete Ezekiel. Nshima Imana. Yego. Nkakunda abantu b'Imana. Amen. Nkanezererwa imbaraga z'Imana. Haleluya. Nkanezererwa ibitangaza Imana ikora. Nkanezererwa imirimo Imana ikora. Amina. Haleluya. Amen. Niba unkunda Imana. Niba unkunda Imana.
nibongonongondere mana ayiwe nibongonongondere mana byose biva mu gusenga mu gusenga mu gusenga mu gusenga haleluya. mfite kubwira abantu uyu mwanya mu ntega amatwi mwumva ijambo mfite kubwira abantu b'Imana. uyu munsi sinjya mu byahishuwe, nta nubwo njya mu byakozwe n'intumwa, sinjya mu byo kuva kw'abayisiraheli mu Egiputa, sinjya no mu by'itangiriro, ahubwo umva icyo nkubwira. kenshi waganijwe n'Imana igutumyeho abahanuzi, ariko ndagira uyu munsi ngira abantu kuganira n'Imana ubwabo bwite, bayigerereho bwite. Amen. bayigireho bwite. Perezida Kagame yaraherutse kuvuga ngo ni gute abahanuzi bayoboye abantu 200 300 Imana ibatuma kuri nge nyoboye miliyoni zirenga 12. ni gute itanyura kuri nge ngo ivugane nanjye bwite? Yego, ndagira ngo uyu munsi nguhe inama yo kuvugana n'Imana direct. Amen. bivuge ngo inama muri mutangano kugira ngo Imana isanga abantu bayo ubwayo ibinyurireho ivugane nabo bwite, basanga no mu nzu zabo, itanyuze ku muhanuzi, itanyuze ku bapasitori, itanyuze ku bashumba, itanyuze mu banyamasenge. muvuge ngo nibyo. Haleluya. Amen. Imana ishimwe. wewe uri kunyumva genda ugure Bibiliya, niba unayifite ibuka ikintu utakoraga wagombye kubukora. fata umwanya usome, nushaka uhere mu itangiriro, nushaka uhere mu kuva, nushaka uhere mu barewi, nushaka uhere mu byahishuwe, nushaka uhere mu gitabo cy'abahanuzi, nushaka uhere muri Zaburi. soma. iyo usoma Bibiliya ubuganira n'Imana bwite direct. Amen. kuko ni ibyahumetswe nayo. Amen. ariko iyo utegereje ubuhanuzi buzava kwa Abidodomu, nibyo Imana yacishije kuri Abido akuzaniye. ariko iyo usomye Bibiliya ubuganiye n'Imana direct. Amen. kuko ibyo bintu byahumetswe n'Imana. Amen. iyo utegereje profete Rudomoro rw'Imana uba utegereje kumva ibyo Imana yacishije muri we. ariko iyo ufashe umwanya ugasoma Bibiliya ubuganiye n'Imana direct. Amen. muganira wowe nayo, muganira wowe nayo. Profete, reka ngwaza kandi kabazo kamwe. Kambaze. utubwiye ko umuntu akwiye gusoma Bibiliya kugira ngo aganire n'Imana. tuzi neza ko abafite ikibazo cy'ubumuga batabasha kubona, hari n'abafite ikibazo batabasha kubona ko bashobora gusoma, hari n'abatize bo baganira n'Imana ngute kandi batasomye Bibiliya. wadusobanura ko kandi. murakoze cyane. Bibiliya ni igitabo, ni umuzingo w'amagambo yahumetswe n'Imana. waba ufite indwara iremereye, waba ufite ikibazo kikunaniye, urugo rwaba rwakunaniye, ntibigombera ko wize, ntibigombera ko ufite ubwenge, kuko ijambo ryatubwiye ngo nta buhanga, nta bwenge, nta nama. rero ntago gusoma Bibiliya bisaba ubwenge cyangwa ubuhanga no kuba warize. bisaba kuba weho ubushaka ubufite. niba ufite ubwo bushaka umwuka wera arakuzaho. umwuka wera nakuzaho araguhishurira. umwuka wera nakuzaho aragukora ku maso. umwuka wera nakuzaho aragukiza. umwuka wera nakuzaho arakubohora, kuko ijambo ryarambwiye ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira. Amen. byakozwe n'intumwa 1 ku murongo waho wa 8. reka nongere nkubaza kandi kabazo. uvuze ngo nta buhanga kandi nta bwenge kandi nta nama. tuzi neza ko hari abantu bagiye bakuramo amaso kandi batabasha gusoma ikintu bita iki Bibiliya. none bo baganira niyihe nama waba kugira ngo babashe kuganira n'ikintu bita iki inama? kuko bo ntibabasha gufata Bibiliya nk'uko turi gufata za taci zacu ngo tuzisome. hari n'abatabasha kubona, none wabagiriye inama yo kugira ngo babashe kuba baganira n'Imana? murakoze cyane. buriya kuganira n'Imana ni ugusenga. kandi gusenga ako kantu niko naricaga komera Imana amashyi. kuganira n'Imana ni ugusenga. wamara gusenga ubundi Imana ikururuka ikavugana nawe kandi binyujije muri wowe, itamaje kwicisha muri rudomoro rw'Imana. muhereze Imana icyubahiro. Amen. Haleluya. uri pasitori koko kandi turabizi kuri pastori, ariko hari ikindi kibazo ngiye kukubaza. Kimbaza. none twese ko dusenga kandi tuzi ko Imana yacu iriho, none wambwira aho Imana iri?
murakoze cyane. Watusobanura kuko hari abantu batubona tujye gusenga ngo mbese ubundi muramusenga iyo mana yanyibahe. Imana wayibonera mu zenzira batangariza abantu badukurikiye kugira ngo babane batubwiye ngo dore ngabo baragiye bagiye gusenga ariko Imana yabo ntabazi niyiba. Wabasobanura naho Imana iri nuko ivugana nabo. Murakoze cyane. Bamwe bazi ko Imana iba hejuru iriya mu ijuru. Abandi bazi ko Imana iba mu bantu barenze batatu kuko ijambo rivuga ngo aho babiri cyangwa batatu bateraniye ngo Imana yuruka ikaza muri bo. Abandi bakavuga ngo Imana ngo iba mu bwiru bwayo mu bwami bwayo. Ariko mu by'ukuri Imana iba muri mugenzi wawe. Imana iba muri mugenzi wawe. Iri muri nje. Iri muri wowe. Imana iri muri nje. Imana iri muri wowe. Imana iri muri bariya. Ni ukuvuga ngo Imana iri mu ijuru ifite byose. Kandi ibyo byose yabihaye abantu. Tout le monde. Isi yose ifite ubutunzi bw'Imana. Kandi ubutunzi bw'Imana ifite muri wowe ni uyu mutima. Amen. Uyu mutima utekereze neza, uyu mutima ukore neza, ukore gukiranuka nuko Imana ishaka. Kabiri, urambajije ngo Imana ibahe. Imana ibahe. Imana ni urukundo. Imana ni imbabazi. Nuzabona umuntu utagira imbabazi, uwo nta Mana imurimo. Nuzabona umuntu utagira urukundo, uwo nta Mana imurimo. Umuntu ufite Imana ajya yemera akikorera imitwaro y'abantu azi n'abatazi. Niyo mpamvu twaje hano twikoreye ibyifuzo byacu, ariko twikorera n'iby'abandi bantu bose. Ari igihugu cy'u Rwanda, ari ibihugu by'abaturanyi, Afurika yose turayikoreye, imigabane itandukanye 7 yose tuyishyira ku mutwe. Tuvuga ngo utwumva n'utubona abona igitangaza cy'Imana, avuga ngo cyakire mu izina rya Yesu. Icyo cyatuzanye. Ni ukuvuga ngo rero abantu bari mu isi bose ntabwo ari abakene. Yego. Nta nubwo abantu bari mu isi bose ari abatindi. Nta nubwo abantu bari mu isi bose ari abakire. Rero Imana ituye muri wa wundi ufite imbabazi akazigirira gitoki y'inkweto warayiguriye. Hari uko Imana yabigenje iraboneka. Ni Imana rero yaciye muri uwo muntu aba Imana kuri wowe. Aba igisubizo kuri ho bona rino koti. Amen. Ubona ikoti rwose. Nanjye nari maze iminsi nkeneye kujya inyama none wayinguriye. Ubwo ni ukuvuga ngo rero Imana yaje ica muri wowe nuko iguha icyo washaka. Imico nashakaga. Kabiri reka nkubaze ni igiki watangariza aba bantu badukurikiye kugira ngo twinjire mu ndi umwanya wo gusenga. Ni igiki watangariza bari abantu badukurikiye? Abantu badukurikiye mufata umwanya wo gusoma Bibiliya ni icyambere. Kabiri, Imana izaganiramo kunyura kuri iryo jambo. Gatatu, ab'Imana yatije ubutunzi mwere kwigira ingunge. Mufasha abantu cyane abo mu nzu y'Imana, babantu babasengera, babantu biyiriza ubusa ku bwanyu, mukora imirimo mu nzu y'Imana, mugure imikeka, mugure intebe, mugure speaker, mugure sentize, ugere mu nzu reba ati niki kibuze. Ese mu bushobozi Imana intije hari icyo nakora, nubona hari icyo wakora ukigure. Mugure ibibanza mwubakira abantu insengero basenga Imana, utubari muduhirike ahubwo muhindura insengero, abantu bave mu tubari baze muri zo nsengero basenga Imana. Amen. Kabiri, ereza Rudomoro rw'Imana mikrofone mubaza kabazo. Rudomoro ese Rudomoro muri uyu mwaka ko ndi kubona imvura iri kuba nyinshi kandi iri kugwa nayo aho ziri kugwa, ni igiki watangariza abantu muri uyu mwaka Imana igiye kudukorera? Uyu mwaka ikintu Imana igiye gukora, abantu bayinamzeho, abantu bagumye ku Mana, abantu batitirije, uyu mwaka ni umwaka w'ubutabazi. Haleluya! Umwaka wo gutabarwa. Umwaka wo gutabarwa. Ni umwaka Imana igiye gutabara abantu b'Imana. Abasenze bagiye gutabarwa. Umaze iminsi nta jambo ufite, ariko umuntu wese wasenze agapfukama akabwira Imana agiye gutabarwa. Amen. Agiye gutabarwa. Agiye gutabarwa. None si nayerekwa babonye hari ko Mana gushaga muri ya ifumbire n'imborera birabonetse muri zo menetari. Nayerekwa babonye iyerekwa nabonye. Yego rivire nabonye abantu bose dukurikiranye. Yego hari ubutabazi bw'Imana. Haleluya. Kandi uyu mwaka nakire gutabarwa mu izina rya Yesu. Amen. Kabiri, tugiye gusenga Imana, hari ijambo naswe kubwira ubwoko bwayo n'abadukurikiye. Ni ijambo riri mu Migani 22 ku murongo wa 4. Wahasoma ukatugirira vuba. Tusome mu izina rya Yesu. Uwicisha bugufi yego akubaho Uwiteka,
ingororano ye n'ubukire n'ubukire n'icubahiro n'ubugingo buhoraho. Muvuge ngo nibyo. Amen. Ijambo riravuze ngo Uwiteka warumbwiye iri jambo ngo ntangariza abadukurikiye bose ndetse namwe turi kumwe. Ijambo riravuze ngo wicisha bugufi akubaha Uwiteka akareka inzoga akareka ubusambanyi akareka kwishyira hejuru akareka kurwanya mugenzi we. Ingororano ye n'ubukire n'icyubahiro n'ubugingo. Haleluya. Password ya mbere, password n'ukwicisha bugufi. Waba ufite etaje icishe bugufi, waba ufite miliyoneri, waba warize icishe bugufi. Reka nkutangarize ngo udukurikiye icishe bugufi mu byo ukora byose. Ingororano yawe n'ubukire n'icyubahiro n'ubugingo. Haleluya. Kabiri nakandi gambo keza tugiye kusoma intuza ibyakozwe n'intumwa. Ibyakozwe n'intumwa. Ibyakozwe n'intumwa. Gira vuba ngo guri kunya dusenge. Ngo guri kukurya twagiye. 28:6. Ibyakozwe n'intumwa 28:6. Ibyakozwe n'intumwa 26. 28:6 tuhagere. Havuga ngo iki? Haravuga ngo haravuze ngo babandi bategereza yuko ari uri bubyimbe cyangwa uri bupfe ukindutse barabibura. Ariko bamaze umwanya munini bakitegereje babona ntacyo baye bahindura bati niki n'Imana. Reka batangarize amagambo akomeye. Ayo ni amagambo Imana yarimbwiye ngo mbagezeho kandi ntangarize n'abadukurikiye. Ijambo riravuze ngo babandi bavuze yuko uzava mu kazi, abandi bavuze kujya gukurwa ku kazi, abandi bavuze kugiye kurogwa, abandi bavuze kutazosoza uyu mwaka. Baravuze ngo bategereza kuri bubyime, bategereza kuri buvukire, barabibura umwanya munini bakibitegereje babona ntacyo baye. Barahindura bati niki n'Imana ya rudomoro rw'Imana. Iyo niyo Mana nzakorera. Haleluya. Iyo niyo Mana nzakorera. Iyo niyo Mana nzakorera. Mumvugire ngo Imana, mumvugire ngo Imana, mumvugire ngo Imana, mumvugire ngo Imana, mumvugire ngo Imana. Imana ishoboye byose, Imana igira neza. Semina haleluya. Reka mbonye yerekwa. Iyeri irambwiye ngo iyeri idapfa, irambwiye ngo ikuriza imbanuka zobekire bone fodere. Kabiri irongera irambwira ngo uyeri aka kanya yanze yuko warwara ukamara igihe kirekire mu bitaro. Muvuge ngo amen. Ariko muvuge ngo amen. Kabiri irambye ngo ugiye gutunga amadolari. Ugiye gutunga iki? Amadolari kandi nzayajyaho. Iyeri irambwiye ngo nimbwire Profete Rudomoro ko Imana igiye kuguha telefone nziza. Kabiri irongera irambye ngo igiye gukura mu bukode. Gatatu irambye ngo iguje n'umugisha wawe. Haleluya. Iguje niki? Haleluya. Umugisha wawe. Bone fodere. Umugisha wawe. Uzopeke. Umugisha wawe. Nenewa. Topeke serebo. Babandi bategereza kuzahera mu bukode. Nenewa. Topeke irambwiye ngo iguhuje n'umugisha wawe. Ariko Mana we waraturengeye. Ariko Mana we ariko Mana we waraturengeye. Nibutse iminsi ya kera uramburiye amaboko ndebye imirimo yawe. Muri icyo mvuga ndatangara ndumirwa ngahita mfata umwanzuro wo kutazakureka. Ingoma yawe niyongere ni abantu yarogeye. Reka dusenge, ariko tugiye gusengana n'uyu muntu ufite ikibazo
ikibazo cy'uburwayi bwo mu nda ndetse ugiye kugera mu gihe cyo kubagwa, afite na randevu yo kuzajya ku bitaro. Iyeri irambwiye ngo tugufashe gusenga kuko byari bigiye gukomera, wazagera ku bagirwa aho bari bubikorere ukahagwa. Iyeri irambwiye ngo iguhagazeho kandi haleluya haleluya haleluya. Imana ishimwe. Kirahari. Ubu siri yerekwa naritahana. Oya bivuge yerekwa naritahana. Mureke ndivuge ndibwire bene ryo ngewe ntahe. Niki Imana ivuze. Hari ikintu gikomeye cyane Imana ivuganye nanjye. Bidodoki ntago wacyumvishije. Nawe bidomoro ntacyo bumvishije. Bitoki nawe ntago kuko Imana yashatse kukinyuza muri ngewe nyine. Imana sigenze uko ishaka se. Abo yatoranije. Imana irambwiye ngo hari abantu badukurikiye ingo zari zisenyutse zihagurutsa ku kanya n'imbaraga. Amen amen. Imana imaze kuzihagurutsira zubatse. Kuko nabonaga hari indaya z'imisatsi, iz'amajipo za mini ndetse n'iz'amafaranga zihagurutse zari zije kugusenyera. Imana izikubisa pya ako kanya. Imana ishimwe. Irambwira ngo icyo yafatanyije nta wabasha kugitandukanya. Amen. Amuvuga ngo nibyo. Wewe uri kunyumva urugo rwawe rwari rusenye, Imana irarwubatse. Amen. Kabiri, hari abarwayi bari ku bisaso bikomeye, Imana ihagurukije. Amen. Irambwiye ngo ikijije abarwayi, nimwakire gukira mu izina rya Yesu. Amen. Wari uri kunyumva uri mu rukiko ufite ubwoba bw'urubanza ko no gutsindwa ushobora gutsindwa, akira gutsinda mu izina rya Yesu. Hari abana batagiraga ubwenge Satani yayayuye. Abo bana Imana irambwiye ngo ibateye mu bwenge. Kabiri, Imana ibahaye gutsinda. Gatatu, amen, harimo n'uwanje. Icya gatatu ni ikihe? N'abantu bari bafite amadeni y'abangi zigiye kuza guteza cyamuna ariko mubivuge cyamuna. Humura, wabuze ubwishu, wabuze inshuti, ubara abavandimwe, ariko Imana irakwishyura. Amen amen amen. Abantu bari kunyumva bari bagiye gusohoka mu mazu mugumemo, Imana irabishyuriye. Amen. Imana irambwiye ngo mbwira abasore n'abakobwa bari bategereje mariage zirafungutse, nimwakire mariage 2024. Amen Yesu. Imana ishimwe. Murayitashye. Amen. Turayitashye. Muze sha. Amen. Muze tuyitashye. Amen. Yo haleluya haleluya haleluya. Abashonje mwakire ibyo kurya, abari bambaye ubushwambagara Imana irabambitse, abari bashonje Imana irabagaburiye. Mwakire imbaraga zi. Amen. Mwakire ibitangaza by'Imana. Amen. Aho uri kunyumva uherereye hose, mbonye Imana ikuye abantu ku cyavu, ibazamuye bashyira hejuru no kubicazanya n'ibikomangoma. Imana irambwiye ngo mwakire amahoro. N'ukwezi kw'imigisha kwa kabiri tugiye kwinjiramo, abantu benshi mugiye kwinjiramo, mwinjira mu kazi, mugiye kwinjiramo mubona inshuti, mugiye kwinjiramo mubona ibitangaza, mugiye kwinjiramo mubona amasezerano, mugiye kwinjiramo mubona ibikomeye. Akira gukorwaho n'Imana. Shalom shalom shalom. Amen amen amen. Rero rekana n'ubundi twatangiye Rudomoro adufasha gusenga Imana, kandi turizera neza ko twese twabanye kubwira ijambo, twizeye ijambo nta bwenge, nta buhanga, nta nama byabasha kurwanya ikintu bituki Uwiteka. Bivuga ngo wagira ubwenge utagira ubwenge, igikuru nuko utabasha kurwanya Uwiteka ngo umushobore. Igikuru nuko twishingikirije ku Uwiteka kashoboye byose. Kabiri rero tugiye guhereza Gitoki adusabira umugisha, asabira n'abantu umugisha, n'abarwayi bose n'igihugu cacu, ndetse ugishyira imbere y'Imana, na kameramani unamusengera kugira ngo Imana imukomereze muri zimbaraga na mwuka. Karibu no kudusengera mu izina rya Yesu. Hazaca uwambaye kanaberewe, hazaca uwambaye kanaberewe, twese hazaca uwambaye kanaberewe, hazaca
azaca uwambaye kandi aberewe azaca uwambaye kandi aberewe Haleluya. senga Mana data wa twese Haleluya, haleluya. izina ryawe nirishimwe haleluya muteze ko yasize umwuka yavuga ngo hazaca uwambaye ubwo hazaca uwambaye Ngaho hazaca uwambaye. kandi natwe uzaduhe kuba twejejwe Kuba twambaye. kandi twambaye Twambaye ijambo ryawe. rerenepo Lote bonne de se. ijambo ryawe Sanevevo. habaye iryo ritura mu mitima Sanevevo yacu de se selave. enebo enesi Loke bonne de style. renebo enesi Ve onke bonne de style. turasense Ariavevo. kwirukanye imbaraga z'umwijima Talento de se sa. imbaraga z'abadayimoni ziri ku bwoko bw'Imana rerenebo Enele code se sa. abantu bafite Imana Ela bevone. turabasengeye Taide gode. mu izina rya Yesu Zotelanka bo. uhereye umunsi Epilante gode. reka uzurwana intambara Taide go. reka izimanza reka zirangire Taide gode. mu izina Zotelanka bone. mu izina mu izina uyu munsi ufite uburwayi reka uzumukize uyu munsi rwana intambara uyu munsi ubakomereza amaboko Mana data wa twese barangije baguteza amatwi uyu munsi bakubone ko kuri Imana Amen. itariki ya 19 Amen. bagushime bakunezererwe Amen. bazagera tariki 21 Amen. bari kuzamura ibiganza Hallelujah. bari kugushima Hallelujah. izina ryawe nirishimwe Amen. Mana data wa twese rero Hallelujah. turengere kandi udutabare Amen. twambika imbaraga Amen. dukomereze amaboko muri uru rugendo ni mu izina rya Yesu Amen. ibiganza shalom Shalom.